ushobora kumbwira ikintu cy'ingirakamaro mu buzima kiruta gusangira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'undi muntu wundi mu bihe byose bisigaye by'ubuzima bwanyu mugashobora kunezerwa kubera ko mwamenye Yesu Kristo? Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami cy'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Abantu benshi bitwararika cyane mu gihe cyabo mu gutunganya no gutegura neza iby'ubuzima bwabo buzaza mu buryo budasanzwe. Ni iby'ingenzi mu by'ukuri guteganya no gutegura iby'ubuzima buzaza no gutegura uko imiryango yacu izabaho. Ariko igiteye impungenge mu kubona byose ukeneye by'ubuzima mu buryo bworoshye nuko icyo atari cyo kigamijwe kubizera. Ku byerekeranye n'amahame y'Imana, ubutunzi nyakuri buri mu buzima bushingiye ku mategeko y'Imana ihoraho. Imana yadusezeranije intsinzi ihoraho igihe twemeye gufasha abandi mu buzima bwabo. Umva uko Dr. Charles Stanley asobanura uburyo twakubaka kandi tugategura neza ubuzima bukomeye buzaza bw'ubutunzi butagira akagero bw'iteka ryose. Ni ikihe kintu cy'ingenzi gikomeye cyo kugeraho mu buzima? Mbese ni ukumenya ikintu gikiza indwara, cyangwa ni ukuvumbura no gukora ikintu gishya gishobora gufasha umuntu mu buzima mu koroshya umubabaro cyangwa koroshya akazi? Ni ikihe kintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu wowe nanjye dukwiriye kugeraho? Ndizera ko ibi tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 35 ndetse tukageza kuri 42. Ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Ngo abo bigishwa be bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza ati, Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse, hari nk'isaha 10. Baherako bamarana nawe umwanya, boherako burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye. Ikintu cy'ingenzi rero mu buzima ni ukuzana kuri Yesu Kristo, kandi ni ukubona ko umuntu yakiriye akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Icyo ni cyo kintu gikomeye, ni ukuzana umuntu kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ko ibyo ari byo by'ingenzi bikomeye umuntu akwiriye kugeraho mu buzima. Ubu ushobora kuvuga uti, sinzi niba ibyo ari ukuri. Ndatekereza ko hari ibindi bintu bishobora kuba ari ingenzi cyane bikwiriye kugerwaho kuruta ibyo kwakira Yesu. Ubu tekereza kuri ibyo ngibyo ushobora kwibwira. Tegereza kugeza igihe ndangirije kubikubwira. Kubera iki kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu? Turebere hamwe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Ndashaka ko muzirikana neza ibyabaye. Ibyanditswe byera bivuga ko Yohana umubatiza yazanye Andereya na Yohana kuri Yesu, ababwira Yesu wari we. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 36 haravuga ngo, Yohana umubatiza yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Hanyuma y'ibyo bajya mu rugo bakiri kumwe na Yesu, kandi aho Yesu yajyaga hose babaga bari kumwe nawe. Ibyanditswe byera bibivuga neza ko Andereya yagiye kureba umuvandimwe we Simoni Petero amuzana kuri Yesu, kandi icyo cyabaye ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bwa Andereya yabashije kugeraho. Ibyanditswe byera bigaragaza neza ko ubuzima bwa Andereya bwaranzwe no kuzana abantu kuri Yesu. Urugero,
ni igihe abantu 5,000 bari bashonje bakeneye ibyo kurya. Ibyanditswe byera bitwereka ko Andereya ari we wazanye imigati 5 n'amafi 2 abizanira Yesu. Igihe Abagiriki baje bakavuga muri Yohana 12:21 bati basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati mutware, turashaka kureba Yesu. Ukomeje ku murongo wa 22, ibyanditswe byera bigaragaza ko Andereya na Filipo aribo bazanye abo bantu b'Abagiriki kuri Yesu. Ni kuki kuzana abantu kuri Yesu ari ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bw'umuntu? Hari impamvu nyinshi. Icyambere nuko tuba tubaye ibikoresho by'umwami Yesu Kristo mu kuzana kuri we abo yapfiriye ku musaraba ngo bakizwe. Ubu tekereza kuri ibi ngibi. Impamvu nyamukuru yatumye Yesu yemera gupfira no kubambwa ku musaraba kwari ukugira ngo dukizwe ibyaha kandi tuzana abandi kuri we bakizwe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 20:28 haranditswe ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Kandi muri Yohana 10:10 haranditswe ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ibyo dufite byose wowe nanjye nuko Yesu Kristo yemeye kubambwa ku musaraba. Kubw'ibyo ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu akwiriye kugeraho ni ukwemera kuba igikoresho cya Kristo kandi cy'Imana mu kuzana abandi kuri Yesu, abo yapfiriye ku musaraba ngo bakizwe nawe hanyuma basangire ibyiza by'agakiza ke muri Yesu Kristo. Ni ryari waba warigishije kandi ukagaragaza imbuto z'umwuka wera ku wundi muntu ku buryo yahindutse mu buzima bwe agahitamo ubugingo buhoraho? Ushobora gukoresha igihe cyawe mu gushaka ibintu byo muri iyi si, ariko ibintu bizashira biyoyoke bihinduka ubusa, ariko umwuka w'ubugingo w'abantu bahindutse kubera ubuzima bwacu muri Yesu Kristo uwo uzahoraho iteka ryose. Ni nayo mpamvu ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bwacu ari uko twemera kuba igikoresho Kristo akoreramo mu gukiza abantu yapfiriye. Icya kabiri inshuti yanjye, nk'impamvu ituma kuzana abantu kuri Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu, nuko ari igikorwa gifite ingaruka zihoraho zidashira. Ndizera ko iki ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima, kubera ko dutekereje ku byo Andereya yakoze dusanga ikintu cya mbere yakoze cyabaye kuzana mwene se Simoni kuri Yesu Kristo. Mbese igikorwa cyo kuzana mwene se kuri Yesu Kristo cya Andereya cyari kumara igihe kingana iki? Uzabona ko imwe mu mpamvu ituma tuvuga ko kuzana abandi kuri Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu nuko ari igikorwa gifite ingaruka zihoraho. Andereya yazanye mwene se Petero yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi ibyo byari bifite ingaruka nziza ihoraho yo kuragwa ubugingo buhoraho. Ubu tekereza kuri ibi ngibi umwanya muto. Ushobora kumbwira ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu kiruta gusangira ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza y'agakiza tubonera muri Kristo Yesu n'undi muntu, kandi ibihe byose mukagira umunezero muri Yesu Kristo? Reba nkubaza ikintu, niki ukora nk'umuhamagaro wawe mu kuzana abandi kuri Kristo? Ntacyo, nta na kimwe koko. Ariko ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima ni ukuzana abantu kuri Kristo Yesu ngo bakizwe. Icya gatatu gituma kuzana abantu kuri Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima nuko icyo gikorwa ari ukuri mu kubaha Imana. Kandi tuzirikana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 41. Haravuga ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Mbese utekereza ko Andereya yakoze ibyo kubera iki? Utekereza ko Andereya yazanye mbere na mbere mwene se kuri Yesu Kristo kubera iki? Ndizera ko Andereya yashakaga kubaha Imana, kandi nizera ko ari Imana ubwayo yatumye Andereya atekereza kuri mwene se Simoni Petero ko akwiriye kwakira Yesu Kristo. Igihe wowe nanjye tuzanye undi muntu kuri Kristo agakizwa, mbega tuba dukoze iki? Dushimisha Imana Data.
muri Petero wa kabiri ibice 3:9 ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. N'ubushake bw'Imana rero gucungura abantu. Niyo mpamvu Imana Data yigize umuntu muri Kristo Yesu akaza kubana natwe muri iyi si kugira ngo abantu bose bakizwe. Turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo w'10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngo yeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yesu nukuri yazanywe no kugira ngo tumenye ukuri. Igihe wowe nanjye tuzanye abantu kuri Kristo Yesu twaba twubashye umwami wacu Yesu Kristo. Icyakane nk'impamvu ituma tubona ko kuzana abantu kuri Yesu Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye, nuko ari inshingano ikomeye y'abizera. Twatumwe n'umwami Yesu Kristo gutwara ubutumwa bwiza bw'itorero rye ahantu hose. Ubu reka nkubaze ikibazo, mbese igikorwa cy'itorero ni ikihe? Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo tuhasanga inshingano z'itorero. Matayo 28:19 haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mu butumwa bwiza bwa Matayo 28:19 Yesu yaravuze ati nuko nimugende. Ibyo bivuga ngo uko tugenda dukora imirimo yacu ya buri munsi tugende duhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo by'ukuri. Ibyo bivuga kuzana abantu kuri Kristo no kubafasha gukura mu kwizera. Reka nkubaze iki kibazo, mbese abantu bose mubana bazi ko uri umwana w'Imana? Mbese abo mwigana bazi ko uri umwana w'Imana? Mbese kuba uri umwana w'Imana ubigira ibanga? Mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo w'8 Yesu yaravuze ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Umwuka wera yaje kuri buri wese muri twe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubw'ibyo umwuka wera abana natwe. Ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima ni ukuzana undi muntu kuri Yesu Kristo. Ini mpamvu ituma tubona ko kuzana abantu kuri Yesu Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima, nuko icyo ari igikorwa cyo guhimbaza Imana. Mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 15:8 Yesu abivuga neza ati ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Kandi mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana muri icyo gice umurongo wa 16 haravuga ngo simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ni gute Imana ihimbazwa? Imana irahimbazwa, iranezerwa kandi igihe wowe nanjye tuzanye bene Data cyangwa abashiki bacu n'inshuti zacu kuri Kristo, bakamwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Kandi igihe abo bantu bakijijwe, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bakagira umwuka wera nk'ikimenyetso ko ari abana b'Imana. Kristo akaba muri bo, agahimbarizwa muri bo, kandi bakagaragaza kamere ya Kristo mu buzima bwabo bamukorera. Ndizera ko hari indi mpamvu ituma kuzana abantu kuri Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima bw'umuntu, nuko ari igikorwa kizana gutsindwa kwa Satani. Turamuhashya pe. Ibyanditswe byera bitwereka ko Andereya yazanye mbere na mbere mwene se Simoni Petero kuri Yesu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 41 haravuga ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Ese uzi uko byagenze? Mu gihe Andereya yazanaga mwene se kuri Yesu, Satani yarababaye cyane. Kubw'ibyo kuzana abantu kuri Yesu Kristo ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye, kuko bizana gutsindwa kwa Satani, agakorwa n'isoni. Igihe cyose umuntu akijijwe abavuye mu bubata bwa Satani no mu rwobo rwe aho yicira umubiri n'umutima. Icyo gihe umuntu yinjira mu bwami bw'Imana
akaba umwana w'Imana, akayikorera mu mpano Imana yamuhaye zitandukanye, agasangira n'abandi ibyiza by'agakiza ka Yesu Kristo mu buzima bwe. Reka nkubaze, ushobora kumbwira ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye mu buzima kiruta kuzana umuvandimwe wawe kuri Yesu Kristo? Sinshobora kwizera ko hari icyo wabona kuruta icyo ngicyo ndimo nkubwira. Impamvu ya nyuma ituma tubona ko kuzana abantu kuri Yesu Kristo ari ikintu cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro mu buzima, nuko Imana idukoresha nk'ibikoresho byayo muri Yesu Kristo kugira ngo igaragaze urukundo rwayo n'imbaraga zayo kandi na kamere yayo mu buzima bwacu. Tekereza nabwo kuri ibyo. Igihe uzanye undi muntu kuri Kristo, uba wungutse indi shusho igaragaza ubuzima bwa Yesu Kristo muri iyi si. Imana nayo iba yungutse undi muntu igendana nawe, imukoresha mu kuzana abandi bantu kuri Kristo. Ushobora kuduha urugero rw'umuntu wazanye abandi kuri Kristo? Mu kuzana abandi kuri Kristo, Imana iradukoresha mu kwigisha abantu bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bakemera kuyoborwa nawe mu buzima bwabo bwa buri munsi muri iyi si. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 haranditswe ngo bukeye bwaho Yohana umubatiza abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi yose. Igihe Yohana umubatiza yavugaga ibyo, basobanukiwe ibyo yavugaga ko ari Kristo, umwana w'intama w'Imana, yagombaga kwitanga ku musaraba nk'impongano y'ibyaha by'abantu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere 36 ho haravuga ngo yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana, kandi batangira gukurikira Yesu. Hanyuma nawe arababaza ku murongo wa 38 ati, Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Babajije Yesu bati, ucumbitse he? Hanyuma bagiye mu rugo hamwe nawe baramwakira nk'umucunguzi, umwami n'umukiza wabo. Batewe umwete n'agakiza bakiriye muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere cyateye umwete Andereya mu kuzana mwene se kuri Kristo kwari uguhinduka k'ubuzima mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yabonye. Ikintu cya kabiri cyamuteye umwete n'ubusabane yari afitanye n'umwami Yesu Kristo. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 1:39 Bibiliya avuga ngo baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya na Yohana bamaranye na Yesu umunsi wose, kandi igihe bari bavuye aho, ako kanya Andereya yagiye kureba Petero. Ndashaka kukubwira ikintu nshuti yanjye. Niba warahuye n'Imana nyakuri hanyuma ukibagirwa ibanga, ntiwavuganye n'Imana nyakuri, kandi n'ijwi wumvise si iry'Imana, ntuzi Imana cyangwa utewe ubwoba n'urupfu, waba waramenye ko ibyo atari byiza. Niba warahuye n'Imana ituma umutima wawe ugira ubwoba, ugatera buri kanya, ugatera kandi utari bubwire n'umuntu n'umwe, kandi ntugire n'icyo uvuga, ukwiriye kwisuzuma neza niba warizeye Imana nyakuri kandi ukizera n'umwana wayo Yesu Kristo, kuko yo ni Imana izana amahoro y'umutima. Ikintu cya gatatu cyateye umwete Andereya mu kuzana mwene se kuri Kristo Yesu kwari ukumenya Yesu Kristo uwo ari we. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere 41 haravuga ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Andereya ntiyigeze azavuga ngo, Simoni, ushobora kujyana nanjye mu kindi cyumba, ushobora kujya hanze, hari icyo nshaka kukubwira. Igihe Andereya yari amaze kubona Simoni, yaravuze n'ijwi ryoroshye ati, twabonye Mesiya. Ntabwo yigeze avuga ngo ndatekereza ko twabonye Mesiya. Byashoboraga kuba twavumbuye Mesiya, ariko we yaravuze ati, twabonye Mesiya. Kandi yarongeye aravuga ku murongo wa 42 ngo amuzanira Yesu. Batewe umwete n'ibyiringiro byabo bashyize muri Yesu Kristo, kuko bari bazi Yesu uwo ari we, kandi bari bazi n'impamvu yamuzanye mu isi, kandi bari bazi n'ibyo bagomba gukora no kubahiriza kugira ngo bakire Yesu Kristo. Ndashaka rero ko mwumva neza ibyanditswe byera mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 20 umurongo wa 28 haravuga ngo, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Kandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 17 Yesu yahavuze ati, arababwira ati, nimunkurikire ndabagira abarobyi b'abantu.
nzabayobora mu kuyobora abandi ngo banyizere. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6:20, intumwa Pawulo yaravuze ati, kuko mwaguzwa amaraso y'igiciro cyinshi, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Nanone mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:9 haravuga ngo, ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muraba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Yesu Kristo yaje gukiza abantu. Iyo nkurikiye Yesu mba nemeye kuba igikoresho cye, akankoresha mu kuzana abandi kuri we. Ntabwo mba nkiri uwanjye ngo nigenge, ntabwo mba nkihitiramo, ahubwo ni Yesu uhitamo ku bwanjye. Niba tutazana abandi bantu kuri Kristo dushingiye ku byanditswe byera, ibyo dusanga muri iyi mirongo 4 Matayo yanditse mu bice 20:28, ndetse na Mariko igice cya mbere 17, no mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6:20, ndetse n'urwo yandikiye Abaroma 8:9, ndashaka kubabwira ko nta na hamwe muri Bibiliya wabona havuga neza ibyo kuzana abantu kuri Kristo nko muri iyo mirongo. Niba ubuzima mbayemo budashingiye ku Mana kandi sinsangire n'abandi ibyo kwizera kwanjye, ni gute naba nkurikira Yesu? Kandi niba ntasangira ibyo kwizera kwanjye n'abandi, ni gute naba nyoborwa n'umwuka wera? Ukuri guhari nuko bidashoboka. Nshuti yanjye, ko umuntu yaba adasangira ibyo kwizera kwe n'abantu hanyuma ngo avuge ko akurikira Yesu kandi ayoborwa n'umwuka wera, ntago ari byo. Sinigeze nkubwira ko buri mwanya w'ubuzima bwawe ugomba kuba uri mu gikorwa cyo kuzana abantu kuri Kristo, ahubwo navuze ko bigomba kuba ari bimwe mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo mvuga ko kubyerekeranye n'uburyo bukoreshwa mu kuzana abandi kuri Kristo, ahubwo ndavuga ubushake n'inzara n'inyota yo mu mutima, kandi ndavuga kubyerekeranye n'ubuzima bwacu butuma abandi baza kuri Kristo, bashaka kumera nk'uko tumeze mu guhesha Imana icyubahiro. Uyu munsi Dr. Charles Stanley mu kiganiro Nkoraho Mwami yatweretse inshingano nkuru uwizera wese adashobora kubura mu buzima. Buri wese muri twe yahamagariwe gusangira n'abandi mu buzima bwe ibyiza by'ukuri kw'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Kandi igihe uzanye undi muntu kuri Kristo, ubaye igikoresho cya Yesu akoresha mu guhindura abandi, agaragaza urukundo rwe, imbaraga n'ubuzima bwe. Kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima. Mu Migani ibice 30:7 kugeza ku 9 haranditswe ngo, ngusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungabire ibyo kurya bikwiriye, kugira ngo ntahaga nkaguhakana n'Uwiteka n'iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email
umucyo@yahoo.fr. muhawe ikaze mwese.